bamugose baramubwira bati nyoko na bene so bari hanze baradushaka. Nawe arabasubiza ati mama ninde na bene data ni bande? Na bene data ni bande? Abaranganyamo amaso abari bicaye impande zose bamugose. Arababwira ati dore mama na bene data, umuntu wese ukora ibyo Imana ishaka niwe mwene data, niwe mushiki wanje, niwe mama. Imigani ibice 8 umurongo wa 32 turaza kugeza hepfo. Nuko rero bana banje munyumvire, kuko hahirwa abakomeza inzira zanje. Mwumve ibyo mbategeka, ibyo mbahugura, mugire ubwenge. Ntimubwange, hahirwa umuntu unyumvira akaba maso mu marembo yanje iminsi yose, agategereza ku nkomo z'umuryango wanjye, kuko umbonye wese aba abonye ubugingo, kandi azahabwa umugisha n'Uwiteka. Ariko uncumuraho aba yononye ubugingo bwe, unyanga aba akunze urupfu. Amen. Mwami wacu Yesu Kristo, gitare cy'agakiza kacu, gitare gihumanura, Mana ishoboye byose, Mana itanga imbaraga kandi Mana ikiza. Tugarutse mu bikari byawe, dusomera amagambo yawe meza, ibintu dukuriremo ibyo kurya, abicaye n'abahagaze, abumva n'abavuga, tukugirire umugisha. Abarwayi bakize, abanyantege tubahe imbaraga, maze tubone imbaraga yawe y'amateraniro, uze wivugire nk'uko usanzwe ubigenza, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Babasha kwicara. Bishimira Imana ituramukijeho, kandi tugejeje kuri aya manywa, n'ubuntu bwayo ntihabwe icyubahiro. Kandi turabashimira mu izina rya Yesu Kristo. Kubona mufite urukumbuzi rwinshi, kandi amaso yanyu yose agaragaza umukera. Nta kindi cyatumye mugira umukera, ahubwo ni Imana ishobora byose. Kandi ubwo mwabaga mumuririmbira, mumuvugira ibigwi, mumukubitira amashyi n'akaruru n'akadiho, burya yaranezerewe. Burya nta kindi gituma tunezerwa imbere y'Uwiteka, kuko Imana yacu ari ndabishoboye, kuko Imana yacu ari umugabo ukomeye. Ikindi gihe twarabibabwiye, urugo rurimo umukobwa wenda gushingirwa ruhana murari, usanga harimo ingoma, ugasanga harimo umunezero, ugasanga harimo ibyishimo, ugasanga harimo impundu n'utugoma n'uturirimbo twa kera twatuzi ko guherekeza umugeni. Ariko wagera mu bitaro, nanga urugo rurimo intumbi, usanga harimo umuborogo, usanga bari kurira. Nindari wagera muri Katolika, bari kurira, bari kuramutsa Mariya batazi, bari kuramutsa Petero mutagatifu batazi. Sinzi niba mubikuzi. Imana yacu turi kuyiramya, ntabwo dushugunda, tuvuga turanguye, kandi tukayivuga ibigwi, tuvuga ibyiza yadukoreye. Ibintu yaduteranije rero, izina ryayo rihabwe icyubahiro. Nshimira Imana yanshoboje, burya umunsi w'ejo nari nguwe nabi, ariko kubw'itegeko ry'Imana ndakora. Imana yari ifite umugambi, iyo ntakora ntabwo nari ndabona imbaraga zo gukiza. Ariko nagiye mu murimo, nanjye ngira Imana none ko rurwaye, ariko abagiye mu murimo none ejo bizagenda bikira. Imana yakoze umurimo, twagiye imbere nanjye
nabyutse numva umubiri wanjye wose umeze neza iyo mana yakoze iyo mirimo ntihabwa icyubahiro nakizwe n'abari barwaye namwe bifurije gukira n'izina rya Yesu Kristo turi hano umunsi w'ejo turi kuganira ijambo ry'Imana rigira riti agaciro k'amateraniro agaciro k'amateraniro impamvu tuyahesha agaciro nuko tubonamo imbaraga nuko tubonamo n'ubuvuzi nuko Imana tugenderera ba Barutimayo mu materaniro barakira bari guhamagara umwami Yesu ngo Yesu mwana Dawidi Yesu mwana Dawidi ngirira impuhwe none ushaka ko mukorera iki njyewe nta kindi cyazanye mu materaniro nkeneye guhumuka nta kindi kineza nkeneye gutungana iyo Mana ibikora ntihabwa icyubahiro none n'iteka ryose wa mugore akoze ku rushundura rwa Yesu ati hari umuntu ukozeho umugore ati mwana wikwiriye urashakisha burya njyewe numvise ko mufite amateraniro uyu munsi ariko naje kugira ngo naje n'ayo materaniro mbone abaporofu kuko mu materaniro y'abera habamo inyungu nta yindi nyungu nta y'amafaranga ntabwo ari imiceri ntabwo ari inka nyinshi ntabwo ari iy'amahene ahubwo ni uguhabwa gukira none numvisha amateraniro yawe ariko ntiwukirire nanyuze mu bantu benshi rero nari nguwe nabi burya nta wundi ukoze wishakisha yari jewe uburwayi bwari bwarandengeje nari nananiwe kwihanganira ibyaha none nabonye n'ahandi birakiza atari imbere y'Umwami Yesu nta handi agakiza kabonerwa atari mu mwami wacu Yesu Kristo abamwizeye n'abamwubaha n'abamukunda nta kabuza azabakiza kandi azabakiza n'ibyaha azabakiza n'indwara z'ubumuga ari ubwo mu mutima ari ubwo mu mwuka Uwiteka n'umukiza bahabwa icyubahiro dusomye amagambo ari mu gitabo cya Marko tunasoma Marko ndani ya kitabu cha soma nanda ari mu migani tunasoma ndani ya mizali ni migani ya Salomo mwene Dawudi Salomoni mtoto wa Daudi yanditse imigani myinshi aliandika mizali nyingi bihumbi byo bitatu ashani aririmba n'indirimbo anaimba na nyimbo igihumbi n'itanu 1005 none mu migani ya Salomo sasa muri mizali ya Salomoni habonetsemo uguri gufasha napatikana inasaidia watakatifu wa Kitatu Marko naye aduhaye ibintu amepatia wengine sinzi niba mubikunda sio kama unapenda ntabwo ntabwo turabakere usubiri hata kawisha ikandare ku saha yawe acha ngere kwa saa cyane kare ngere mapema ngiye kuganira ijambo rigira riti tazungumza ninasema eti umuntu w'Imana yemera mtu mwenye Mungu anakubali umuntu w'Imana yemera mtu mwenye Mungu anakubali mbese hano hari umuntu kweli hapa kuna mtu hano haba hari umuntu hapa kuna mtu ubu niwe turaganira ule ndiye tunazungumza naye ngiye kuganira n'umuntu tunazungumza na mtu wemerwa n'Imana anakubaliwa na Mungu umuntu w'Imana yemera mtu Mungu mbese anakubali ninde ni nani ninde w'Imana yemera nani Mungu anakubali bado hamjamsikia ninde muntu w'Imana yemera nani Mungu anayekubali mzee natusomera mzee atusomee pale mzee jana natusomera aho tuvuye gusoma no mu tusomee pale kwa tulisoma aho muri Mariko pale ndani ya kitabu cha Marko usomera mu 35 somea kwa mstari wa 35 igice cya gatatu mstari wa 3 ranguru Yesu 3:33 hano hari umuntu hapa tunapenda uwo niwe tugiye kuganira tunataka naye Imana yadutumye ngo tuze tuganire nawe bahabona umurongo wa 35 kwa maana Mungu yeyote atakayefanya mapenzi ya Mungu huyo ndiye ndugu yangu na umbu langu na maana yangu. Amen. mwenye kufanya nini Ukora iki? bado Rudia ndani.
Kwa maana mtu yeyote atakayefanya mapenzi yangu. Sema musasa. Umuntu wese ukora iby'Imana ishaka niwe mwene data, niwe mushiki wanje, niwe mama. Amen. Umuntu wese, mtu yoyote, ntabwo ari uriya, ntabwo ari uriya, ntabwo ari uriya, ntabwo ari uriya. Umuntu wese uteraniye hano kugira ngo Imana imwemere, nuko yakora ibyo Imana ishaka, nuko ibyo wiyashaka. Reka mbabwire kino kintu. Acha niambie kitu. Nta mwanya mfite wo gukora umurimo w'Imana, Kufanya kazi ya Mungu, gukora ari isarongo. kufanya kazi ya Mungu ni kuna salongo. Nta mwanya mfite. Sina ile muda. Niba wowe ufite, nta mwanya mfite wo gukora isarongo. Sina muda kufanya salongo. Ntawo. Hakuna. Mu myaka 2 isize, Miaka 2 inayopita, navuganye n'umuntu umwe turi kuganira. nilizungumza na mtu, Arambwira ati tukiongea naye anasema eti hari abafurere bamwe anasema kuna ndugu wamoja basigaye barabaye nk'abapadiri. wanakuwa kama wapadri. Padiri ava mu misa, Padri natoka ndani ya mkutano, anapofika nje ageze hanze, anavuta tumba. aliyemwe akamai tano. Je, nta mwanya mfite, Mimi sina ile muda. kuko nzi ko nta gihembo nzabona. Kwa mimi najua sina malipo. Mpagarara imbere zanyu bya Simama mbele yako nifanyia nini? ntazahembwa. Kama sitapata malipo, Sinaje gufatanya nabo, siwezi kwenda kushirikiana nao. gufatanya na padiri Niweze kushirikiana wao kwa ndi w'iroro. ule Warumi. Nta mwanya mfite wo gukora isano. Sina muda wa kufanya Umuntu kazi. wese Mtu yeyote wumva amagambo yawe, anayesikia maneno yangu, niwe mama, ndiye mama, niwe data, ndiye baba, niwe mwene data, Ndiye ndugu. niwe mushiki wawe. ndiye dada yangu. Turi kuganira n'uwo muntu, Tunazungumza na yule turi mtu. kuganira ijambo rigira riti Tunasema eti umuntu w'Imana yemeye mtu Mungu anakubali ni ukora ibyo Imana ishaka. mwenye nafanya mapenzi ya Ushaka Mungu. gukora ibyo ushaka, Nataka kufanya mapenzi ya Mungu. ushaka gukora ibyo ushaka. Nataka kufanya vile napenda. Mapenzi ya mwanadamu Ubushaje bw'umuntu inamupeleka kwenye mauti, imujyana, lakini mapenzi ya Mungu ariko ubushaje bw'Imana itakupesha uzima wa milele. ubushaje ubugingo buhoraho. Utaacha unapata uzima wa milele. Uzatuma wewe ubone ubugingo Uzima buhoraho. wa milele haiko hapa Ubugingo ulimwenguni. buhoraho ntabwo rero Uzima wa milele ni kuishi mahali patakatifu kwenye Mwenyezi Mungu anaishi, kwenye kiti chake unakaa pamoja kwa mkono wake wa kulia. Kutoka kwako buryo Munaipenda baramukunze. ile ndio yenye tunawaletea. Ibyo ndio tubazaniye. Kuna kitu kingine ambacho tunawaletea. Nta kitu tubazaniye. Hatazaji umuntu wikubita ku Usibwe gatuza, mtu akushipiga kwa kifua, nazikubita uzamenye akishipiga hakukubali. ngo buhingo ntabwo ukubita. Mimi wewe nazi kupiga. Urabishoboye, Mwambie unaweza. hawaninanira Hawezi kushinda. unakubita Na kuwa na nazi ibyo hiyo. ariko harawutana. Lakini kuna mambo Umuntu w'Imana yeme mtu mwenye Mungu anakubali. mutiye mu jambo. Yule mwenye anaishi ndani Umuntu ya w'Imana yeme nugendera mu jambo. Umuntu w'Imana yeme nukora ibyo Imana ishaka. Waba ibyo Imana idashaka ari gukora saro. anafanya kazi hata alipiwa. Tamburiza tusomera handi twaba Tamuliza tusomee pale kwa Migani mizani. mujye mubabara kuvuga gusoma njyewe, Wewe mnirehemu, mimi sipendi kusoma peke yangu. kuko hari igihe aba ari umushitsi Kwa sababu kuna mgeni. akibwira ngo Bibiliya yaje iri kubesha. Anawaza kama Biblia yangu nataka. Tufatanyije yanjye n'iya uriya n'iya Kama uriya yangu na ya ule biradufasha. tatusaidia. Jewe cyatumye abafurere bambatiza, Hata watu Bibiliya yanjye niyo yantsinze. Biblia yangu imeshinda. Sinzi niba muri kubyumva dusomere Kusikia. Mizani Mizani 8 tatu na kabiri. 33 dusome kwizera ry'Imana Yesu. Amen. Nuko rero abana banjye nimunyumvire, Bana banje, wanangu, umuntu w'Imana yemera mtu Mungu gukora anakubali. ibyo Imana ishaka. Tunafanya mapenzi yenye nataka. None mu gitabo cy'imigani Sasa naho kitabu cha ngo nuko Mizani. rero bana banje, Wanangu. ese muri abana b'Imana? Muri abana b'Imana? Niba turi abana b'Imana twumva amagambo y'Imana. Niba turi abana b'Imana dukora ibyo Imana ishaka. Tunafanya mapenzi yenye Mungu anataka. nuko rero abana banjye nimunyumvire, kuko hahirwa abakomeza inzira zanjye. Hahirwa umuntu ukomeza inzira z'Uwiteka. Heri wale Umuntu wanaoshika. afite amahirwe rimwe iyo akomeje inzira z'Uwiteka. Izo nzira z'Uwiteka
nuzikomera ntuzivemo ufite amahirwe manini 100% yo kuzababurwa. Leo Frank yaravuze ati Ndugu Frank anasema hivi, abantu bose watu wote bumva ibyo bwiriza wanasikia tunahubiri bakandemera nk'umugaragu ukiranuka watumwe n'Uwiteka, izamurwa rirabategereje. nyakuo inawachunga Watanyakuriwa. wanazakomeza. Endelea. mwumve ibyo mahugura, Muje mwumve ibihugurwa Leo mnasikilia maonyo mugire ubwenge kugira ngo tugire ubwenge, kusudi mukwe na hekima. ntimubwange. mwe kubyanga, mwe Msikatae, kwanga ubwenge. msikatae hekima. hahirwa umuntu unyumvira akaba maso mu marembo yanjye iminsi yose. Hahirwa umuntu wumvira Uwiteka Heri mtu yule agahora ari maso, Mungu agahora anakesha ategereje mu marembo y'Uwiteka, macho mlangoni mwa kuko Bwana. abategereje Uwiteka ntabwo baryama, bahora bari maso, bamutakambira, bamwinginga, bamuririmbira, bamusaba, bicuza, biyana, bitunganya. Sinzi niba muri kubyumva. Je, kama unasikia Wasoje? maliza. agategerereza ku nkomo z'imiryango yanjye. Ku nkomo. Akisubiri siku zote mlangoni pangu. Kuko umbonye wese ababonye ubugingo. Ubonye Uwiteka, Mwenye anayepata Mungu, ubonye Uwiteka, mwenye anayepata Mungu, nubona Uwiteka, nubona ijambo ry'Imana, pokea. Nubona ijambo ry'Imana, usifanye moyo wako kwa mgumu. Niwinangire umutima, usifanye moyo mgumu. uzabaza ibyabaye kuri Farawo. Uulize kwa nini ilikuwa kwa Farao. Niwumva ijambo ry'Uwiteka, Mungu, umutima wawe moyo kubw'Imana, wako usifanye mgumu. kandi uzahabwa umugisha n'Uwiteka. uzahabwa umugisha n'Uwiteka. Niyo mpamvu uzabona abafurere bafite imigisha myinshi, ukabona umufurere ntawe wungukirwa, ukabona umufurere ntawe undi washakirwaho amafaranga niwe, ntawe undi ushakirwaho ikintu niwe. Ni ukumenya ko Uwiteka yamuhezaga. Mungu alikubariki. Ni bande bafite ijambo, ni twebwe. Iyo Mana yaduhaye imigisha ihabwa icyubahiro n'izina rya Yesu Kristo. Kuko hariho abantu b'Uwiteka. Chini kuna waadhi wa Mungu. ariko ncumuraho abayononye ubugingo bwe. Ucumura ku Uwiteka, Asi kwa Mungu. uzacumura ku Uwiteka, azaba yiyonona. Atakuwa yeye Abaze. nafsi wake vibaya. Abanyanga bose baba bakunze urupfu. Uwanga Uwiteka, Anayemchukia Mungu, tamaa yake ni mauti. kuifuza kwenu urupfu. Uwanga Uwiteka wewe, Anayechukia Mungu, Mungu niba hari umuntu wanga hapa kama Uwiteka, kuna Mungu anachukia amenya ko ari ikintu urupfu, ajue kama nibwo yeye kama bumutegereje. kifo Ndikubwira abateranye ngo mwumve amagambo y'Imana, mwumve ijambo ry'Imana uhinduke uyu munsi. Mwumve ijambo ry'Imana uyu munsi nawe riguhindure. Ukajya dufite umubatizo. Ese waba urimo nawe ukaba uri kumva ijambo ry'Imana, ukaba ukeneye ko nawe wafatanya n'abandi urugendo rwo kuja kubatiza, safari ya kwenda kubatiza. nawe tukazahurira mu bwato. Tunakutania huko Niba urimo, kama uko ndani hapa, ganira n'umutima wawe. kuza na moyo Niba wako. wazanye na pasiporo wawe, we kumurebaho. N'abafite ubwoba kuko zikari ukuri, ariko hari ibindi muzize. Wewe kumukurura kugira ngo ndakura. Mwambie niachilie. Kuganira ngo umuntu w'Imana yemera. Umuntu w'Imana yemera ni ukumva amagambo y'Imana. Kubali yule anayesikia Naho umuzunguru w'Uwiteka aba ari kwicukurira. anakuwa anachimbia kabisa kaburi. Ndumva muri kubyumva. Nasikia mnasikiliza. Dusomereza muri 34. Somea Zaburi 32 Umurongo wa kabiri. mstari wa 2. Zaburi 32 umurongo wa kabiri. 32 mstari wa 2. Urasoma umurongo wa kabiri gusa. Tasema mstari wa 2 tu. Dusome izina ry'Umwami Yesu Kristo. Hahirwa umuntu Uwiteka atabaraho gukiranirwa, umutima we ntubemo uburiganya. Amen. Hahirwa umuntu Uwiteka
heri mtu Bwana atabaraho gukiranirwa asiyehesabiyeko upotofu. haba umuriganya Asikuwe mjanja. umuriganya buri kwinshi Mjanja yuko ushobora kuriganya mwene so ushobora kuriganya mushiki wawe ushobora kuriganya umugore mwashakanye ushobora kuriganya umugabo mwashakanye ariko Uwiteka aravuze ngo hahirwa umuntu Uwiteka atabaraho gukiranirwa umutima w'umuntu uvamo uburiganya ukabesha gukunza umugore wawe ukabesha gukunza umugabo wawe ukabesha gukunza mwene so kandi uri kumwanyura mu mutima hahirwa umuntu Uwiteka atabaraho gukiranirwa umutima we ntuvemo uburiganya urabikeneye umugabo akabingegera Bwana nakuwa kabisa umugore we yamuhugura tubaya mke wake kimonya unakukubita ndakukura meno ndiga itakutoa meno nava mabiri nijera ruzamu toka mu meno mbili nijira jita imani zamani atazobana ni Mungu azaje naseka siku nauza sasa alikuwa anacheka hata kuna cheka nazaga se kabumye umuntu wazaga mbese kabumye umuntu wadaje nzoje unasema jua uzakwita umugore wawe uzaba wikubita mke wako ukubita umugore wawe ukamukura meno kumukura meno uzaba wikuye meno utakuna jongo iwe uzaje bamara ari guseka unakuwa wakati anacheka hahirwa umuntu Uwiteka atabaraho gukiranuka heri mtu Bwana asabiwe umutima w'umuntu moyo ule mtu ube nk'ubujanja ube nk'uburiganya tureke kuriganya tugendere mu jambo Imana natwe izatwemera nyuma mwabyumvishije kama nasikia mnasikiliza Zaburi 10:8 Zaburi 10 mstari wa 8 18 10 mstari wa 18 anasoma be ndio nshaka ngo tuvugane ifite A na B iko na A na B hahirwa Uwiteka atabaraho gukiranuka heri mtu Mungu umutima asabiwe w'umuntu ube nk'uburiganya iwe ndani ujanja uwo muntu ni inde heri ule mtu uwo ni muntu ki mtu gani wahageze unapofika kugira ngo ucire imfubyi n'abahandwa ni imanza. B ya ifite B yake Igice cya 18. 18 ifite A na B 18 iko A na B A na B yego umuntu wakomotse mu butaka mwenye alitoka ndani ya udongo asikutishe hamterugoba amena umuntu wakomotse mu butaka alitoka ndani ya udongo atekuzongera kugutera ubwoba asikutishe yekuzagutera ubwoba asikutetemeshe ngo buhingo nakwita hebu hii nasikuua Igo urabishoboye ariko hari umurongo uzarenga ababikora today leo ariko ejo ntabwo uzapima hari aho utazamuka wanatavuka umuntu wakomotse mu butaka sinwogope tinya Uwiteka kandi umwumvire kandi umwubahe usengere mu nzira ze nawe uzabe n'ubugingo buhoraho ababyemeye kandi bambaye umugisha mw'izina rya Yesu Kristo nushaka kubatizwa ukipenda kubatizwa uri kuzatinya kwanza nyoko usiogope baba yako na mama yako uteke kuzatinya murumuna wawe uteke kuzatinya mukuru wawe uteke kuzatinya pasitoro wawe uteke kuzatinya rezera wawe ngwino ubatizwe ibikurikiyeho bireba Imana amen wakomotse mu butaka ntukamutinye uwo muntu ameze ate aliko je uzamureba ari mu rupita muangalia wakati iko kwa mganga arimo cya seru wakati iko mganga seru yariwe n'umuvugo ungana ngo hapa kabisa ile kudisha mkula utifite kama uko tajiri wewe kani ni utifite utari mukire wamurisha naho utuye unaweza uishi na kwenye unaishi mbega ngo stick umubu juu ya ile kidudu kidogo na ya modoka nshonda kuzihumbi 18 na ile gari ulinunua ariyo mito yonyine kubera malariya nayigurisha umuntu wakomotse mu butaka usimwogope atakombe tinya Uwiteka kandi wubahe Uwiteka kuganiriza umuntu w'Imana yemera umuntu w'Imana yemera rata nutuye mu ijambo ry'Imana nifurije abera bikena kiri
sinzi icyo navuga. Sijue niseme nini. Imana yacu ni nziza. Mungu wetu ni mwema. Yarakoze. Asante. Ndayishimiye. Namshukuru. Zaburi 39. Nikwihuta. Harikisha. Uhere ku murongo wa 5. Tuanzie mstari wa 5. Zaburi 39. Uhere ku murongo wa 5. Mstari wa 5. Tuangalie. Yego. Turasoma Yesu Kristo. Uwiteka umenyeshereze. Uwo ninde? Ni nani? Uwo ninde? Huyu ni nani? Uyu ni umuntu. Huyu ni moto. Uyu ni umuntu. Huyu ni moto. Yamaze kumva ijambo ry'Imana. Alishasikiliza neno la Mungu. Ndio nari gutabaza ati Sasa anaomboleza eti Uwiteka Bwana umenyeshe iherezo ryawe. mwisho wangu. Ushaka kumenya iherezo? Nataka jua mwisho. Iherezo ryawe si Mwisho ryisho. wako ni vizuri. Imana ntabwo ibara itangiriro. Imana ibara iherezo. Abatangire neza bazarangiza neza, Imana izabahemba. Abatangire neza bazarangiza nabi, umuriro w'Imana urabategereje. Kandi iyo bari gusha umuhanuzi ari kuvuga ngo n'urunyo rwabo ntirubora, bahora basha bagasha none bagasha neza n'ejo bundi kugeza iteka ryose. Iherezo ryawe ni nini? Mwisho wako ni ipi? Soma. Endelea soma. Uwiteka umenyeshe iherezo ryanjye n'urugero rw'iminsi yanjye menye ko ndi igikenya. Soma neza. Soma vizuri. Menye ko ndi igikenya. N'urugero rw'iminsi yanjye menye ko ndi igikenya. Yego. Dore wahinduye iminsi yanjye nk'intambwe z'intoki. Iminsi y'umuntu Siku za mtu inahesabuliwa. zirabanzwe. Gutyo gupima gutyo. Ni kuhesabu. Ngo mfite imyaka 30 Niko na miaka 30 mu butumwa. ndani ya ujumbe. Bimaze iki? Ina mafaa gani? Uzi urugero rw'iminsi yawe. Unajua kabisa kipimo ya mwisho wako. Dore runganisha. Ona inapata hivi. Soma. Soma. Dore wahinduye iminsi yanjye nk'intambwe z'intoki. Igihe cy'ubugingo bwanjye kuri wowe kimeze nk'ubusa. Ubugingo bw'umuntu mbere y'Uwiteka Nafsi ya mtu mbele ya Bwana ni ubusa. ni bure. Isaha iyo ari yo yose Saa yote Imana ishobora gutegeka Mungu anaweza kuamuru. Mungu ugahera. Roho inaisha. Murabaza uko byagenze. Unauliza vile vilikuwa. Muzi ejo twabwiye abana ba Aroni. Unajua cheketo ambia Bakoze ibyangwa n'Uwiteka. Walifanya anachokiambia ya Mungu. Imana imanura umuriro burabatwika. Anashusha moto na walunguza. Abandi Wengine ifungura ubutaka burabamira. inafungua abana ba Aroni. wale watoto wa Aroni. Ubutaka bwarabamize. Ndongo wa Miza. Usome umurongo ukurikiyeho. Mstari unaofuata. Aroni wari uri kumwe nabo Alikuwa pamoja nao. arumirwa. Wanakuwa wanashangaa. Usomye Ukiendelea kusoma. ngo yarabakurikiye abantu bose Wanafuatilia watu. birutse kubera ubwoba. Walikimbia juu ya oga. Iminsi y'umuntu ingana iki? Siku ya mtu inapata. Isaha iyo yose irabazwe. Inahesabiwa. Uwo muntu wakwirirwa umutinya. Ule mtu wewe. Iminsi y'umuntu irabazwe. Ule mtu inahesabiwa. Umuntu ufite intanga z'intoki, ufite iminsi ingana n'intanga z'intoki, yego uzagutera ubwoba. Umuntu wakometse mu butaka akwiye kuzagutera ubwoba. Asikuletee oga. Soma mwene data. Soma ndugu. Ni ukuri umuntu wese nubwo akomeye ni umwuka gusa. Komeza. Ni ukuri umuntu wese agenda nk'igicucu. Ni ukuri bahagarikira umutima ubusa. Umuntu arundaya ubutunzi atazi uzabushaka. Ngo njyewe ndi umukire. Mimi niko mtajiri. Ndunginisha. Usinichezeshe. Nagukubita. Sikupiga. Gahereza shefu dusabe amafaranga. Shefu dusabe pesa. Hamfu. Hata nifunga. Gerageza. Jaribu. Ubwo butunzi Ili utajiri. imbere yawe. Mbele yako. Imbere yawe. Mbele yako. Imbere yacu. Mbele yetu. Ni ubusa. Ni bure. Ubutunzi nyakuri. Kabisa utajiri wa Ubutunzi kweli. bw'Imana mu mutima wawe. Ubutunzi ijambo
ry'Imana mu mutima wawe uzaba umukire. Niyo mpamvu bashyiraho indirimbo abagore bakubita amaso bareba iyo tuzatura, bakabona hariyo ubukungu, bakabona hariyo ibaha inyanja z'izahabu, bakabona hariyo inyanja z'ibirahuri, bakabona imihanda y'ibirahuri, maze bakanezera bagacinyira umwami wacu akabyina. Iminsi y'umuntu imeze nk'ingamba z'intoki, uwo muntu ntukamutinye kandi ntukamwiringire. Umurongo w'umunani haravuze mwami none ntegereje iki? Ni wowe niringira, abateranya mwiringira Uwiteka n'ibishoboye byose. Niringira abantu ntacyo bimaze. Umuntu Imana yemera ni uwiringira Uwiteka. Uwiringira Uwiteka we bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kubiganirwa, uwo ukomeye iteka. Nifurije abereke ntoki kwiringira Uwiteka bagakomera mu mwami iminsi yose mw'izina rya Yesu Kristo. Imana ibibahe. Umurongo w'icenda ungize ibicumuro byanje byose, ntumpindure uwo gutukwa n'abapfa. Amen. Uzagutuka azapfa ejo. Uwiteka ntabwo amwemera. Mungu amukubali, ntukamutinye. Usimuogope. Tinya Uwiteka. Ogopa Mungu. Ese murabyemeye? Kweli mnabikubali? Tinya Uwiteka. Ogopa Mungu. Kubaha Uwiteka. Mtii Mungu. Kubaha Uwiteka. Mtii Mungu. Kandi kubaha Uwiteka Mtii Mungu ni ishingiro ryo kumenya. ndio msingi ya kufahamu. Sinzi niba mwabyumvise. Sijui kama mnavisikiliza. Bimeze neza. Ndiko vizuri. Dufite ibintu byinshi hano. Tuna vitu vingi hapa. Tunavuga biki? Tutasema mchache. Soma hepfo n'ibindi rupapuro. Soma chini, geuza karatasi. Ndabishe 49. wa 17. Mstari wa 17. Amen. Kubatangura mikoro. Napatia mic. Ntubitiye umuntu ntatunga icyubahiro cyuzuye kikagwira. Uwo muntu ntutiye. Ule mtu simogope. Umuntu uri kurwanira icyubahiro. Mtu mwenye anagombania heshima. Kizamuta ku gasi. Nitamutupia. Umuntu uri kurwanira icyubahiro. Ari guhangana n'iyamuremye. Anagombana mwenye muumba. Tubitinya umuntu ntatunga. Yagira ubutunzi bakamupfukamira. Maze Mobutu arihe? Uliza Mobutu iko wapi? Baza Gaddafi arihe? Uliza Gaddafi. Baza Osama arihe? Osama iko wapi? Baza ba George Bush barihe? Uliza George Bush iko wapi? Barihe? Iko wapi? Umuntu natunga. Mtu akikuwa mtajiri. Akagira ubutunzi Akikuwa na bwinshi. utajiri nyingi. Twasomye mu bintu ntudanye. Mtu anatia hazina zake karibu. Atazi uzabujyana. Anajua mwenye atachukua. Zingo Dawudi yanditse Na waza Daudi anaendelea kupewa majuka. yari yabibonye. Yeye alikuwa anatazama. Yari itegereje. Aravuga ngo naho nabisundaro. Naona vifunga Ntabwo nzabisigira. Sio mwenye tabia Kugeza njema. ubwo n'abana be ntoya biringiye. Mtu wake akutumainia. Iringira Uwiteka gusa. Niwo mutabazi wawe, niwo umeze uko utamubwira, niwo uzi iherezo ryawe. Turi kuganira ngo Tunazungumza eti umuntu w'Imana yemeye. mtu mwenye Mungu anakubali. Soma mwene data. Soma ndugu. Kuko napfa atazagira icyo ajana, icyubahiro cye ntikizamuka ngo kimukurikire. Nubwo yibwiraga akiriho ko Ahiriwe. kandi nubwo abantu bagushima witungishije, Abantu niyo bagupfukamira. Watu wakupigie magoti. Abantu niyo bakuririmbira. Watu wakuimbie. Abantu niyo bakuvuga. Watu wakuseme. Abantu niyo bagutaka. Udafite ijambo. Imana ikwemera rimwe gusa iyo utuye ku ijambo ryayo. Abantu nabo bagushima witunga
ubugingo bwawe nafsi yako ubugingo bwe buzasanga ba sekuruza batazareba umuco ukundi. ubugingo bw'uwo muntu nafsi ya ule mtu w'umutunzi ya ule mtajiri namuno harimo abatunzi kama wao bababarire matajiri wanirehemu ariko bubaha ijambo ry'Imana matajiri na Mungu. Amen. ubwo waba uri umushitsi ukaba uri Ingawa umutunzi nakuwa mgeni hapo kwa mtajiri ariko Imana iravuze lakini ngo Mungu anasema eti ubutunzi bwawe butarimo kubaha Imana na kutii Mungu n'icyubahiro cyawe kitarimo kubaha Imana umuntu Imana yemera anakubali uwemera ijambo ry'Imana akarigenderamo akarituramo uwo niwe uzubahwa imbere y'Imana none iravuze na tena anasema eti nubwo abantu bagushima watu wanakushukuru witungishije nashupatia ubugingo bwe kabisa maisha yako uzasanga ba sekuruza batazareba umuco ukundi hari ba sekuruza batazareba ku muco utaangalia nuru tena ese mwabamubazi unawajua abatizeye wale wa babandi bapfuye batizeye babandi bazopfesha batizeye ijwi ry'Imana rikivuga ngwino wizere umwami Yesu utarapfa nawe ukazasanga ba sekuruza batazareba umuco ukundi niba urimo ndikuguhamagarira gusohoka uze nawe wizere umwami Yesu kuja wamini Mungu mfalme Yesu ese waba urimo wewe unaweza kuwa ndani ubugingo bw'umuntu utemera Imana uzasanga ba sokuruza bazaje mu buriri utazima hata moto ntabwo bazareba umuco wataangalia nuru tena bazaba bari mu mwijima kwanza ni giza ese wasoje kweli ninamaliza umuntu ufite icyubahiro ntagire ubwenge ahwanye n'inyamaswa zipfa. umuntu wese mwanadamu yeyote wibwira ko ari umunyacyubahiro Anaweza kama ni akaba mwenyezi afite ubwenge bwo kubaha Imana ahwanye n'inyamaswa zipfa analingana na mnyama naye kufa turi kugendana na sifi tukao tunatembea mimi na asifiwe akanyamaswa katurutse mu shamba mnyama alitoka kari hariho kandi kapfuye alikuwa kanisha fariki nako gaturukiriya kari kuraturaje ndio kaza kule kana tunakuja kihura mu pine kanishika ndani ya pine tulikafunyanga bura munyamaswa bumeze nk'ube bariko buraho ule mnyama uko kama panya pori unapanda mu miti ule mnyama unamlikia umuntu wibwira bafite mtu icyubahiro mwenye anawaza kuna heshima ahwanye nako kanyamaswa analingana na ile mnyama ese muri kubyumva kweli mnavisikiliza tubitinye umuntu usiogope Mungu icyubahiro cyuzuye kikaguye heshima nyumba yake kuko napfa akifariki atazagira icyo ajana hata kwa kijiji cha kupeleka kule mubonaga buriya butaka bwo twoherezaga mwumva imvugo ukurikiye serikali kule budogo wetu tuka ndani ya icyubahiro cyose cy'umuntu heshima yote ya mtu muri buriya butaka ndani ya budogo nta nubwo cyajamo nta n'agato kaziribukiramo buriya butaka bwo bwace bwakomera hawezi kubali buriya butaka buriya bukeya bwose kidogo kidogo mnaona mbona nasema icyubahiro cyagendamo hakuna heshima isikia ndani Ibyashoboka. haiwezekani icyubahiro cyuzuye nawe cyagwira kwenda kumara ntabwo azamanuka ngo kimukurikire hata shuka kumfuate nubwo yibwiraga ko ndio alikuwa anajiuliza eti ahiri ana heri kandi nubwo abantu bagushima kama watu watakuheshimu witungishije ukijipatia vitu ngo njye ndi umutunzi mimi niko mtajiri njyewe narakize mimi nakuwa mtajiri udafite Yesu kama una Yesu zero yote ni sufuri udafite ijambo ni ubusa abakomeye abakire mtajiri abashimwa n'abatuye mu ijambo bifurije rero bikendaki gutura mu ijambo naho umuntu wese uzapfa yiyambika icyubahiro ntabwo kizamanuka ngo kimukurikire ubugingo bw'uwo muntu buzasanga ba sogokuruza batazareba umuco ukundi umuntu ufite icyubahiro ntagire n'ubwenge ahwanye n'inyamaswa zipfa umuntu wese utubaha Uwiteka ahwanye n'inyamaswa zipfa ariko umuntu wubaha Uwiteka azahoraho iteka ryose umuntu wubaha Uwiteka Uwiteka azamuzamura ijambo nabaganirizaga n'ingo umuntu w'Imana yemera umuntu w'Imana yemera utuye mu ijambo umuntu afite agaciro rimwe iyo yemera ijambo ry'Uwiteka umuntu afite agaciro rimwe iyo agendeye mu nama z'Uwiteka umuntu afite agaciro rimwe iyo afite kubaha ijambo ry'Imana umuntu afite agaciro rimwe iyo yemeye guhugurwa n'ijambo ry'Imana umuntu afite agaciro rimwe iyo icyubahiro cye agishyize hasi
ry'Uwiteka no gutura ku ijambo ry'Uwiteka bibabere indirimbo kugeza ku munsi wa Aragema aho ndirimba uhitwa n'Uwiteka.